So bivuze ngo umuntu dukurikiye wabonye inkuru ivuga kuri kwishyuza abana ku bihano byabo. Ni ibinyoma bro, ni ibinyoma kandi si ntabwo imyaka tugezemo dukwiriye kwitangazamakuru ryacu ryandika ibintu by'amafuti nk'ibyo ngibyo. Oya pe, turi muri media yihuta, turi ku mbuga zinyaruka cyane. Rero iyo ubyutse ukandika ikintu nk'icyo ngicyo utuma abantu bakeka ko ibyo nyine byabaye. Ngo twatoje wanohorejeho mpari. Doesn't make sense. Ibyo ndi kubikubwira nk'umunyamakuru ndiwe. Yego. So ikintu kitarimo mu bunyamwuga nk'icyo nyumva mu buryo bwihuse. Ni gute se umenyera amakuru nazi? Ntabwo bibaye ibyo bintu. Nubwo tutajya wenda mu byo kontra yavugaga cyane ko rero rangiye n'ubundi umwaka ushize. Ntabwo kontra iyo irangije igihe cyayo iba frozen. Ntabwo they have to dig bakamenya uko bigenda. Ni ibintu mushobora kuba mwaramaze kuganiraho ibyerekeranye n'ibihangano cyangwa haracyari time ntabwo nk'abantu bakoranye muri abiga? Ibyo ni ibintu bitureba hagati yacu twembi. Nihagera kubiganiraho tukabona ni ngombwa ko umenya ibimenya let you know. Ariko so far ntabwo biri byiza nyine ngo ntabwo nyine wiguye ibinyoma byinshi noneho ngerageza numva binaniye like kuvuga yo reka niyo kwirirwa ngira icyo mbivugaho n'ubundi kuko barakora ibinyoma byinshi barahimba ibintu byinshi.